ahita blessing for real umva waziyunze ego mana message hello ntago njya niyunga nguzingirande nta muntu bavuze ngo njya niyunga nta muntu njya ngirana nayo ikibazo buriya ntabwo njya nangana njyewe ubundi mutima wawe nta kintu gushinja ubundi nawe niyo mpamvu rero nta n'uwo nakiyunga nawe njye nta muntu njya nangana nawe Imana iravuga ngo tubabarire abatwanga kandi ngo tubabarire ngo abaducumuyeho nkuko n'Imana ngira gute tubabarire so ça veut dire que sina noma na mtu jamani umva rero bari kumbwira abantu haruguru ngo zayifunge none umwana ari guserebra ngumva ngumana ngo ariko mana ngo duhuje inyinyanga imwe ngo ndagukunda koko ngo zayifunge nayo mfunze izabaho ukuntu Imana yandemye nyine Jovile noneho ukuntu nge ngo kwe urekamba mbe ngiye shagenda jya guhostinga jiha cyaze ubusa neza kabisa nta nubwo mba nakoze ibintu bya danje nta kimwe bisize nakarabye gusa nisiga utuzi n'amavuta ninde muri mwese wigeze kugira ko umwera akaba umweru yajya kwisiga akabanza yashyiraho utuzi akavanga n'amavuta hallo ariyo bashanze ibintu bibi byinshi utuzi kuri gikoto kugira ngo defesh makeup njyewe nisize makeup nguyu njyewe dore none mfite utuntu mu maso tutu nakwandikiye nta makeup ngo ninde wisize ngo akavanga mwese umuntu wabikoze nashireho ngo niwe kwiyemera nibibi kwiyemera rega ikintu cyabaye kibi kuri wowe ntago biba bivuga ko bigisha no kuba kiri kuba kundi muntu uyu munsi ariko yabona ukuntu wowe byahindutse anyina akagira icyizere ko nawe bizahinduka ntago kuvuga ngo ikintu kibi cyarabaye cyangwa kiri kuba kuri wowe ari ibintu byadanje icyambere upfa kuba utagiye gupfa uwo munsi ikindi cya kabiri ukaba utari kukimeze so umuntu biri kubaho uyu munsi amenye yuko bishobora guhinduka kuko niba ari muzima Imana yakora ibitangaza Mustafa kidomvanura icyo cyemuja aho ngaho nukwisiga agasabune nako twarakisiga gahita uzana ibintu by'ibisate ku maguru none Yesu agira neza akayobe karaje twikira yes umuntu byabayeho nawe agaciraho ngo gusigaho utuzi gusa akanaciraho abana bawe n'ibibazo njye ntabwo nigeze nciraho cyakoze ariko utuzi nadushyizeho akaguciraho kararenze noneho uretse no kuzana umwera nisize n'ikimwe cya mu gitondo yo shawe ndumva kabisa twari duturanye cyangwa aho wari utuye hari hameze nk'iwacu ntago kuvuga ngo bikimbu babayeho mu buzima bumeze gutya nago rega none ngereka mbabwiye niyo muri kubabwira gutyo ntago ngiye mvuga ngo nabayeho mu buzima bubi kuko ntago nari inzu bwiza ntago ngiye numvaga ari bubi ubu ngubu nibwo njya mbyibuka nkavuga nti se buriya buzima bwari bubi bwari bwiza ntago mba numva niba ari bwari na bubi kuko bwari ubwa rusange hano twe dutuyeho twese ntago ari njye nyine urumva ibintu by'ikigali naraje nyine nk'ukuntu namwe mwese mwaje ariko ntago nari mpazi rwose ngo numve urumva kuvuga ngo wenda ngo ibi bintu byarabaye mu buzima bwawe ntabwo aba ari ibintu birenze kuko buriya ikintu cyiza kiba kirimo ngiye mbona ari na cyiza nanjye ndamutse ndi kubamo ndamutse mbaye no mu bintu narangiza nkabona uwundi muntu wabibayemo ari ibintu bindemerereye ari kuvuga yuko yabibayemo kandi atakibirimo uhita wumva ugizemo akantu k'akamorari ukavuga ati nanjye umunsi umwe kandi buriya ako kabaraga kakujemo biba bigiye guhinduka so gutera abandi bantu kuraje ntacyo biba bitwaye ngo naho kwisiga ubuto se twebwe twabaga tubufite uransitse uyu nawe ngo ubuto se ko umuntu yahuye nabwo i Kigali uraho ngaho
ngubuto buto abantu benshi bahuriye na Kigali babwisize ubwo uwo ni icyiciro kindi kwisiga agasabune byari bon agasabune k'ubururu cyangwa ka tembo agasabune k'ubururu k'umuti rusaro sha bite sha vaseline utoze shatse nigeze nisiga ntoze ariko icyonzi icyo twogaga kabiri mu cyumweru ibyo kuvuga ngo buri munsi tubyize tugeze i Kigali twogaga kabiri mu cyumweru kwa kabiri no kwa gatanu Eko byari insazi oya ntabwo byari insazi buri ahubwo twe turenze nibwo buzima nyine ngo nitwaga gute nitwaga Isimba Alliance n'ubundi Isimba Alliance ntago nigeze kigaye ngo mpindure izina ntabwo njyewe ntabwo nigeze mpindura izina twisigaga amamesa uyu nguyu arimo neza bakaranzemo ndimo mwebwe mwarabasirimu akakantu kindi mutsubiye inyuma nagakora ndumva kaba ari sawa ngo kanzemo indimo ariko Yesu we urahambaye nukuri mbwira yataga binduka sleeping baby byahitaga amamesa wowe warayisize ariko abantu umuntu wabigize kwivuga ngo manzi uko twe twisiga ngo amamesa ari n'indimo ngo arabikora binduka ngo sleeping baby urumva kandi yahitaga buriya nyuma aza gufatayo ariko amamesa ni shwadiru arimo indimu ubwo urumva barayakarangaga agashya baraza bagashaka nk'agakombe bagashyiramo ubundi bakajya bisiga ko ariko ni akayobe k'abantu benshi kagiye gaturuka kwera gusa nidefiririze imisatsi yibera umunyakigali mbihorere reka mbareke nzabere ku kuntu nsa ngo ayo mamesa bayitaga ngo amakambiri ikambiri urumva atari ubwa mbere nyumvise amamesa ngo yaryohaga mu birayi ngo nacuruje inkweto ku muhimbo uyu nguyu arumva akoze ibintu ngo byadanje urumva se ntari naragafashe reka ntabwo ari teta wowe wanyu bakuguriye igare ukiri umwana mutoya ibaza ariko abo bana uzajya ubibwira ukabona umuntu ni umukobwa mukuru ukabona narabaje nti se sheri wamenye gutwara igare ryari ngo sheri ngo kuva kera ndi umwana numva ko ari umwana w'umuki naryamye ku manywa ubwo we yaranafite na kanuza harya bakita kano kabaga ko bana bajyana ku ishuri harya bakita ngo iki ko twebwe twarazingaga mu ishashe amakayi ukayashyira ku ruhande rumwe uretse ugahita uhina urundi ruhande ukaruhinamo warangiza Teta se unyizaniye usanze ndi kubivugaho ibyo bintu kandi naringiye urumva noneho njyewe nagiye kumva nkajya numva noneho njye namenye ko na gardien nibaho ngeze i Kigali ntago nari nyize imbere y'Imana none se ntago yabaga ahantu twe dutuye urumva nyine ni mu ntara ntago gasanga intara zitagira maternelle yaryamye ku manywa banamukubise bakakureba nabi wowe ukumva ikosa bakoze ari ukutaryama naho twebwe babaga ari kutureba igitsure niba twagiye kuvoma cyangwa kuzana ibirayi mu murima mana yanjye cyakoze kugiye gutashya inkwi naho abana b'Ikigali amakosa bakoraga nayo ngo kubera icyo mutaryamye ngo ntago ngo yariye ngo rya nutamira ndagukubita uwo ni teta cyakoze teta we bye boo cyana cyanjye
ngo bize mu byo bitaga ibinyoni sha yongera amahirwe nkiga mu binyoni ubu ngubu si maternelle buriya oya ni maternelle ariko ititwa mu cyongereza nazo zigiye zirutana ubwo nabo baba ryo ryabaga ryitwirerero yego urumva noneho ibaze ariko sha ni amahirwe abantu bagiye bagira ayo mahirwe kabisa yo kubona ibintu byose barimo gukura ni amahirwe pe twebwe ntago ahantu twakuriye arambwiye ngo uzi kubyukira ibijumba bya mu gitondo yo ariko njyewe twebwe ahantu twari dutuye nta bijumba byaheraga haheraga ibirayi buriya n'ibijumba nabimenye ibigozi yabyo kureba ukuntu ukuntu iyo igiteye mu byatsi kiba kimeze nyine bataragikuramo nabimenye ngeze n'ahangaha nabyo ngo iyo yiteye produit umuntu ngo hadashize n'iminota 10 ngo ahitashye ngo azabigiza urumva ko aba yayiteye ariko none se ariko bari umuntu umudefiriza ndakwikundira sha nanjye ndabakunda abashusho ariko kabisa ngaho ndemera 1k yo Pacifique Sheri ngaho nyoherereza aka message nayo tangutsamo urumva nk'uyu nguyu yansabye neza Sheri ariko ntago ari babandi mwambwiye ari no kunyirata yananko bisuriye amahese nyine yabyoroheje wagira ngo biroroshye ariko amashano kuri misatsi yanjye yarakoze nshatse natangira kubyongera ku bintu bigomba gutuma nirata uyu mwaka ako amankuza umusatsi vuba sibyo uko ndi umumetisi nuko wanze kugishamo amatreatment narabikoze uri kubona someze nk'ukuntu nashyizemo nuzenyo cyagiye ngiye kujya gukarabamo ni nyine uzajya uhoza uzaba mwinshi cyane kurusha ariko mama uri umusitari mana yanjye uzi ko ndi kumwe n'umuntu urenze uzi ko abantu bose bari ku yawe abangaba bano bana ntabwo bazi ko akagari kaje nyuma katahozeho ngo irerero ngo ryabaga ku kagari ntabwo azi ko ngiye bari kuvugana na mukecuru ku kagari akagari kaje naravuye muri primaire kera akagari harya kitwaga ngo iki hari igihe byari ngo komire na serire akagari kari serire rero serire kera yari ntoya ubu ngubu serire yabaye nini akagari kabaye kanini serire nyine burase nk'umudugudu iyi serire yari nk'umudugudu icyo gihe rero akagari kaje ngiye naravuye muri primaire utugari twatangiye kubaho ryari cyangwa kaje cyangwa naratangiye primaire wenda ndi nko mu wa 3 mu wa 4 gutyo peut-être ubu mubonye ikintu mujya kuvuga mutangire mubare ngo akagari kaje muri 2000 na ngubwongo Aliah yavutse muri 60 na la cyakoze mugira ubushakashatsi baniteye kubera uyu muntu ngo maniteye kubera ko banabuze uwantera ahomba nta saro zihaba nukuri mumbarize ngo nzabigenze gute amanga umuntu se abinahangaha ntabwo abinaha bose urumva yabinahangaha akaba ari ahantu hatabasa ibanga yakoresha nuko najya kwitera ntakajya ayitayikoza hasi ku mubiri ugenda umanuka gake gake abaho kushira mbere ya kabiri n'iya gatatu so ya nyuma niyikora ku mutwe urabona ko nk'ubu ngubu ari bwa agiye ya gatatu ndashoje Kadebini ni umukuzine wanjye ariko
ngwa oya ngo iyo bagutumaga ngo bagacira hasi ngo nutinda urapfa hoya ngo nihuma ngo gatinda ngo urapfa ukagenda uri gutibika ibyo nanjye byambaga mama yakundaga kubikora ngo reka ngo nshire hasi ngo umwana bari umwana kabisa yego sha ababyeyi ba kera noneho barabeshyaga se we kubera icyo babeshyaga kuri ubu ngubu mubeshye ngo bari nko gutoza umwana nyine kugira ngo nyine ajye utazajya gutinda mu nzira n'iki ngo ntabwo uri umukecuru ngo nagukurikiraga muri filime hoya ndi umukecuru bitabyanya ariko sawa tate aho ujya ngo mujye mubinyita nzajya mbyiyita maze ndebe umaze mu mwari nta soni cyangwa muze ngo gusaza ni bibi gusaza ni byiza sha ni byiza abandi barapfa gusaza ni byiza kunda shira ku kababi ngo niyuma utaraza ibyo bintu mbibwiye Elisi wanjye yahungabana yamurika yaba akigiye amazi no kujya kuyavoma kanjye kuyavoma bashuje se ndavoma muri douche guys bye rero tonzi icyo aha